kabisa. Félicitations ndabona nawe uri mu cyano heza. Yo. Agomba gukora akazi keza nyine ku buryo rinda tazancishamo amaso. Nko biba bimeze. Undi so amaze igihe kingana iki gutamwiye ngo umuntu aze hirukane n'imbeba. Ako bakomera ko nabandi buriya ntarahafase. Nabikoze n'ubundi nyiri hariya. Hano nta minsi maze mageze. Turava gute? Inzu sindayisubiza. Ibintu byinshi biracyari hariya. Nuvuga ngo wavuyemo ukwezi kutarara. Kutarangiye ndawute. Ibi nabikoze mbese n'ubundi ndi hariya. Si ibintu bya biri secure nta kibazo. Ibi hari ntabwo ari ngombwa cyane niyo mpamvu ntabyitayeho. Okay. Yeah. Cyano ni fresh kabisa. Aje atwaye kabisa aratuje. Noneho rinda yarogiye kumutakazamo neza. Oh. So shona. Hakundi bro ikankubaza. Undi rinda uramukunda biri seri. Cyangwa nibi bya bindi byacu by'abasore nyine ushaka kugira ngo byemere kuri ya mwana w'umukobwa mukunda. Ibaze ko ari wowe watumye nimukari kubera ko kumusura najyaga kumusura kwa Shema. Umva nawe ndi comfortable rero sometimes buri abagore ntibamenya ibyabo. Niba namutekerereje mbona nigisha ko umugabo uza mu nzu y'undi mugabo akumva nta kibazo ufite. Ndavuga rero ngomba gushaka inzu yanjye nini twisanzuyemo. Buriya Linda niwe watumye ni mu kiranga. Okay. Ni byiza kabisa. Hano uri wenyine mwisanzuye. Yeah. Kumsa hariya yazaga wabona ko nukazu kangana kakameze gutya ni. Yabyo hariya tuya cyane gusa. Ese yari bwaze gusura? Ntagaraza. Ntagaraza ariko Zari surprise ushaka kumukorera. Ni surprise ushaka kumukorera. Ushaka gutera revise? Nise oya? Kona byo umuntu yabikora ko Mwana gukemanga. Ni surprise ushaka kumukorera ibi ntabwo najya kuri tera ngo nubimenye. Okay. Ntabwo najya kuri tera ngo nubimenye. Yeah. Mama. Ewa, hayachiyemo iminsi kabisa. Hayachiyemo iminsi byatari. Wibaza yuko ubu we bana. Nano kutubuticha ubu bose namaze kubamenya. Iyo yo ntago wazuba. Abo se nta kantu se kari muri frigo dore. Ayo mbaze mureke muri quartier. Tugende turebe mureke n'ahantu umuntu ajya yicana sometimes. Aranavumbuye se. Aranavumbuye mwera kamwe n'umugoroba ntashye. Hano hafi ni ikarisa ni nziza nayikunze. Nabonye abantu bimeze neza bari no kubaka imihanda hano hirya. Yeah. Tubikitswa ni twiza ntago ari nka zazinde abantu. Zo muri amakauti. Okay. So aho yabutinde rero ndumva twasohoka kwereka ko bimeze. Yeah. Niyo twaka. Musiko marise. Yeah, let's do it. Tunaheruka no gutera biri kwazi. Hey. Let's do it. Tugende no nazo. Byaba ari so. Niho imbere nta kibazo. Okay. Hello? Yes, Ketia, ça va? Mais où t'es chez? Allô? Mais où t'es chez? Twari twaburanye maze igihe gushaka ariko nkoronga ariko ninkubone. Ndavuga ati let me try to call you. Maybe tuvugane nyine ko numvaga ngo kumbe byataye. Man, do you have time? Ufite time ntarebe. Hello? Babe? Uyu munsi kumva twabonana? Oh, that would be better. None she wari umeze gute, like how are you? How are you doing? Okay, that's better. Naho mnaba ameze neza? Nabo bameze neza, sorry? Yego.
Just I was missing your voice. Bon, nanjye meze neza ndakomeye ariko nyine urukumbuzi nyatari. Wow, shakayisa. Salam alaikum daddy. Wa alaikum salam. Is it sawa? Ni bon. Nari kuvugana na Ketia. Oh. Mukazana wanjye. Yego. Sorry shere ka ndavugana na dada ndakugisha nyuma. Okay. Mumere haya. Okay. Dada aravuga hi. Okay. Bora kusuza daddy. Babu? Oh, yes daddy. How was your day? Oh, my day. I was not doing well. Auntie. Why? What's wrong? Auntie, arikongora. Zatari. Every time I wake up like at 6, I clean up the house, I clean up the dishes, but I try to please her. She doesn't want to. She doesn't like. It is like she doesn't want me here. I don't know what to do. So I was feeling like maybe I should move on. What do you think? Ndakumva, yes. Ariko se ubona urabona muriranwa cyane kurusha uko ndi hano. Yeah. Ubona umuti wa wowe. Bonje numva umuti maybe you would let me and move on to my own house. But ndi mukuru mfite n'akazi kwitwarana n'ishuri rwose ndi kumva byakunda so ntuhangayike. Babu? Yes. Ndakumva. Urakuze. Ushobora kwimanaginga ubwawe ku giti cyawe, yes? Yes. Ariko ndi umwana w'ikinege mfite. Yes, I understand. Ndashaka ko uba hafi yanjye. You have to understand me. Yes. Ndashaka kuba umba hafi igihe ntahari. Yes. Ukagira ibyo ukora mu rugo. Urabona ko ntabwo simpunze kuba mpari. None urava muri uru rugo we azasigara ameza. Ariko byiburi hano muri uru rugo yajya mu ikikanga. Akumva ko urugo harimo atari we wenyine urimo. What do you think? Oh, the thing is that it is like I'm a slave here. And I am a grown man, so I need to move on. It's a hard decision. Yes. But urabona ute njyewe nganiye nawe tukaganira tukagira umwanzuro tufatira. I think it would be better because I'm tired of this life. In case byanze, okay. Turareba another decision, okay? Okay, that would be better. Thank you, Dad. Yeah, I'm gonna think about it, okay? Okay. Thank you, son. Thank you too, Dad. Ngiye mba nkugira inama nk'inshuti yawe tu gusa nyine sinabura kubikubwira mba mbona mudahuje mudahu. Brother man, ntagiye buri ibintu byose bizaba 100% uko umuntu abyifuza. Understand? Wari kubibona ni uko nanjye icyo nakubona nk'abantu ntago ari cyo ariko Brenda ndamukunda kandi ntacyambuza kumwitaho cyangwa kubana nawe. Yeah. Okay. Kingenze nuko ubaho mu buzima wishimye nta kindi. Yeah. So what's pumping? Zitandukanye so. Sha handi ni sawa. Nanjye urumva
no kuzashaka umuntu uzumva bararagiye nahora gutya wewe bibiri muri za mahumve gusa muri za mahumve aho birananije ukuntu urinda wamutekerejeho ya bro rega kabimbwiye kuri icyo tekerezaho nta bindi nuko mba mbona tu bisa nkaho murimo cyane mu rukundo kandi mba mbona okay anyway kamuzana kandi kabyere okay barasigaye muri fridge thank you ahirya se ntuhaheruka hariya muri quartier muhango rya nyuma gusa kabutiki kanye se ewa ujya muhasohokera kenshi n'umugoroba iyo ntashaka kuza kwicara hano nirungunda ntajye niyo nicarayo naho kamutubira amasaha k'icuma aza nkiryamira fresh kabisa ya Claude werukanda kuvugana ambwira ngo ari Butare sinzi ibintu arimo ariko ngo ni ibyo kazi k'iwabo tu ni bya bindi twagikoramo sinzi wese yago muheruka we ntabwo muherukana ra yana yambwiye ngo hari ibintu ari gukora i Butare bijyanye n'akazi k'iwabo kwa kundi nyine bajya kuri tere tu okay bora kumva ko ese byagenze gute uno munsi rero gutanguye aka ni ku antibiotique What if I just lost it? Would I still be my own enemy? 24 exhausted, sucking in my stomach, I can't breathe. none bebe cyanzakariye kwe Yes, ndacyakurakarira cyane. gusa wakihanganye ko base kambwiye iteka ari ibyanyuma ntabwo bizasubira Ko se shodi ngereka nkubwire. Njyewe ndarambiwe anti wa buri munsi ndazakavuga nabi ibyo bintu ndabirambiwe kabisa ndabirambiwe. Kandi urabizi ko atari ubwa mbere. Museketi shodi kubizi life mbayemo ko nta kintu na kimwe nguhisha sibyo urabizi ko nta kintu na kimwe nguhisha uriya tubana ni mukadata I try everything. Uragira ngo njye mbigenze gute noneho? Njye nzajya nza buri munsi mpave ntabwo byashoboka ntabwo byavamo. If you really truly love me mundana n'ibyanjye byose ntabwo byakunda okay ubwo ntabwo nzongera kugaruka iwanyu rero. Oya ntabwo bo kino kibazo nanjye kirambangamiye kuri njyewe ariko nimba nkunda koko byanyabyo gerageza wakira ubuzima nanjye ndi kubamo sibyo Keti please I beg you ndi kugerageza ukuntu ndege nimba kino kibazo nanjye nagikemura wanyanganya bebe yes Myself when I don't love myself. Walking on a tightrope when my demons feeding. Esther? Esther? Oui, chérie. Esther,
twavuganye twabyumvishije ntabwo nshaka kubisubiramo sibyo ntabwo nshaka kubisubiramo icyo ndakikubwiye kandi ukimbabariye ndumva ni decision sine qua non ngiye ubwanjye nk'umugabo wanafashe kandi sinzongera kubisubiramo sibyo ugomba gutozwa ashahadu kuko ibi turimo Esther ndeba mu maso umubwire ibi turimo n'ubwangiza Imana ntabubyemera ariko hake uko muri gitondo cyo cy'umagari urikanya ngo dini ugeze nawe uvuga mu izina Esther icara umuntu agiye gutwara gahoro ubigenda umusuzugure Esther uragira nzakora iki amahane ya buri munsi akungura iki ngaho twateranye ibyo bintu bikungura iki ndakubwira ngo injira idini simbikozwa nkakubwira ngo Esther ambara wikwize nk'umugabo wawe sintubikozwa uragira ngo nkore iki kwihanganira ko utabyara byonyine ibyo ntabwo urabona bidahagije ushaka kongeraho bindi kundebaze umwana Imana yaduhaye wirirwa umujujubya hasi hejuru wakabaye mufata neza ariko ibi byarakunaniye ese uragira ngo ngiye mbigenze ni kweli ariko koko uburabye ko muri gitondo kubyinuka unyibutsa ko ntabyara none sindabeshye urana byo kuye kumbwira ko muri gitondo ese ngiye urana nashimishwa niki cyanshimisha wo akugira ngo romere nkawe nsenga ifite umutima nk'uwo nakomeza kubera semuka wesikiriza wewe nudakukiza inama zanjye utayisoma namba ikindi ndagutegetse sio maombi ni order mvuze nk'umugabo none ugize ngo iki ugize ngo iki